umwami Edouard wa gatatu na murumuna we Edmond de Langley umuhungu wa kane w'umwami Edouard wa gatatu bararwanye bapfa ubutegetsi. Ninde ugomba gusimbura se ku butegetsi? Iyi ntambara bayise Guerre des deux roses, intambara y'indabo ebyiri, kubera ko buri nzu muri izi ngizi ebyiri ni ukuvuga inzu ya Jean de Gand n'inzu ya Edmond de Langley yari ifite ikirango cy'ururabo, rumwe rw'umweru n'urundi rw'umutuku. Bavaga inda imwe. I Londres hari umunara wiswe umunara wa Londres. Hano niho habereye iyicarubozo n'ubwicanyi bukomeye mu gihe cy'ibinyejana by'imyaka. Abicanaga bari abantu bo mu muryango umwe bapfaga ubutegetsi. Abarwanyi 28 baguye muri iyi ntambara, bitewe n'uko ubwami busimburanwaho mu muryango ufitanye isano ya hafi n'umwami uriho, akaba ari urusha abandi amahirwe yo kwima ingoma mbere. Muri iyo ntambara kwica uwo mufitanye isano ya hafi nibwo bwari uburyo bwiza bwo kwegera ubutegetsi vuba. Ikinyuranyo cya bimwe twavugaga mu kanya by'uko uwo mufitanye isano ya hafi ari ukunda kurusha abandi. Nka muri iyi ntambara umwe mu bikomangoma witwaga Georges Plantagenet yishwe ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri mu 1878 yicwa na mukuru we Edouard wa kane waje no kuba umwami, amwica amuroshye mu ngunguru ya divayi. Inkuru z'abavandimwe bicana hagati yabo, ababyeyi bica abana cyangwa se abana bica ababyeyi, ntabwo ari izibura. Ufungura internet yawe ahandikwa amakuru uraza kuhava usomye izirenze imwe. Mu birebana n'ibinyabuzima, kwica umuvandimwe wawe bigomba kuba ari kimwe mu bintu bibi bibaho iyo utekereje ko uwo muvandimwe musangiye kimwe cya kabiri cy'uturemangingo ndangasano. Ni kimwe no kwica umwana wawe cyangwa se umubyeyi. Bigomba kuba ariyo mpamvu babyise kwikora mu nda. Birumvikana gukunda no kwitangira abavandimwe cyangwa abo mu muryango wawe ni ibintu buri wese yakora kandi azi n'impamvu. Gusa rimwe na rimwe bibaho ko abantu biyanga bakitangira inshuti. Mu basirikare bibaho ko ku rugamba hari ushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo arokore abandi. Niyo mpamvu habaho imidari y'ishimwe nyuma ya buri ntambara. Niyo mpamvu habaho intwari. Hari abashakashatsi bamaze kubona impamvu abantu bagira ubushobozi bwo gufasha ndetse no kwitangira inshuti cyangwa se abandi bantu basangiye ubuzima. Gusa igisubizo bakibonye muri zimwe mu nyamaswa zitunzwe n'amaraso y'izindi nyamaswa. Mu mashyamba kimeza menshi yo ku isi harimo ubwoko bw'uducurama bita chauve-souris vampire. Uducurama dutungwa no kunyunyuza amaraso y'izindi nyamaswa. Utu ducurama n'abantu nizo nyamaswa zonyine ku isi zihuriye ku mibereho imwe. Ntabwo ari imibereho yo gutungwa n'amaraso y'izindi nyamaswa, ahubwo zihuriye ku mibereho yo gufashanya hagati yazo. Iyo utangiye kwira nibwo utu ducurama dusohoka tukajya gushaka ibyo kurya nako amaraso yo kunywa hirya no hino mu ishyamba no mu ngo z'abantu. Ni ibiremwa by'umwijima kubera ko mu masaha y'ijoro nibwo bisohoka, ni nabwo bisonza. N'amasura y'utu ducurama asanishwa n'ikibi. Ubuzima bwo gutungwa n'amaraso buragoye cyane kubera ko utu ducurama tuba tugomba kujya gushaka inyamaswa zisinziriye, zaba izo mu ishyamba cyangwa se amatungo yo mu ngo, tukayanyunyuza amaraso. Amacandwe y'utu ducurama abamo ikinya. Karuma inyamaswa kakayitera ikinya ku buryo itababara, ubundi kakayinyunyuza amaraso. Iyo bigeze mu rukerera mu masaha ya za 10 za mu gitondo, igihe ababyuka kare muri twebwe baba bitegura kubyuka, utu ducurama tuba twitegura gusubira mu buvumo cyangwa se mu biti aho tuba. Tumwe muri two tuba twamaze kubona inyamaswa tunyunyuza amaraso duhaze, utundi tuba tugiye gutahana inzara kubera ko tutabonye inyamaswa isinziriye yo kunyunyuza. Utu ducurama dufite imibiri ikora ku muvuduko munini cyane ku buryo iyo kamaze amasaha 48 katabonye amaraso kaba kamaze gukatirwa urwo gupfa. Kubera ko natwe ubwatwo tubizi, twize gufashanya nk'uko natwe dufite umuryango utabara imbabare n'imiryango nterankunga, tukagira n'ibihumbi by'abantu birirwa bagemurira ibiribwa abantu bose bashonje. Utu ducurama natwe iyo tugeze aho dutaha mu rukerera kubera ko tubaho mu matsinda, utwahaze duhuza iminwa n'ututagize icyo tubona, ubundi tukagarura make mu maraso tuba twanyunyuje mu nyamaswa tukayaha twa tundi tutagize icyo tubona. Imibereho y'itsinda ry'utu ducurama tw'utuvampire yubakiye kuri ubu buntu. Buri gacurama muri utu ngutu kaba karigeze kugirirwa neza muri ubu buryo nibura inshuro imwe mu buzima,
ariyo mpamvu nta na kamwe kanga gutanga ubufasha. Twebwe abantu ndetse n'utuducurama dutunzwe n'amaraso ni twebwe ibinyabuzima byonyine byibukwa bigiriye neza bikazamwitura iyo neza. Ibi bintu byo kwitura neza reka tubivugeho. Twebwe abantu nta nyamaswa n'imwe iturusha ubugira neza. Kugira neza twanabishakiye izina, ubuntu. Bifitanye isano no kuba umuntu nkaho nta yindi nyamaswa igira neza. Benshi muri twe twumva ntacyo bidutwaye kuguriza umuntu amafaranga yo kugura ibyo kurya bya saa sita cyangwa se kumugurira agacupa kamwe mu kabari. Ariko bidatandukanye n'utu ducurama tunyunyuza amaraso inshuro nyinshi, iyo dutanze tuba dutegereje kwishyurwa cyangwa kwiturwa. Ntabwo tubiganiraho hagati yacu, ariko kugira ubuntu biba bigomba kwishyurwa. Bikishyurwa n'uwabugiriwe cyangwa se abandi bantu cyangwa se n'isi ubwayo, mu rwego rwo kwirinda ko habaho abantu birirwa bafasha abandi gusa bo badafashwa. Tekereza kera cyane abantu bagitunzwe n'ubuhigi, bakirya bavunitse cyane. Kugirira neza umuntu ntakwiture byashoboraga no kukwica, kubera ko ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa byabaga bifite agaciro gakomeye cyane. Ikindi nuko kutagirirwa neza nabyo byashoboraga kukwica. Tekereza umuntu wakutse amenyo yose muri kiriya gihe, abandi bakamwihorera ntibamunombere, cyangwa se umuntu wacitse amaguru muri kiriya gihe adashobora guhiga. Byashoboraga kuba urupfu. Kuvugira neza no gufashanya mu bantu ba kera byashoboye gutera imbere kugera ubwo natwe byatugezeho, kubera ko buri wese muri twe yagiye amenya kugirira neza abandi kubera ko nawe yagiriwe neza. Niba ari uko byari bimeze no kuva kera, bivuze ko aba bantu bari bazi kumenya umuntu utitura neza yagiriwe, bityo bakabimuhanira. Twese tuzi kumenya umuntu uhabwa gusa wadatanga, cyangwa se umuntu utibuka ko twamuhaye. Igihe adafite icyo kutwishyura, twahimbye uburyo agomba gukoresha kugira ngo atwereke ko twamufashije. Gushimira. Tubashimiye ko murimo kutwumva. Ibirebana no kwirinda no kurwanya ubugugu bitubamo kuva tukiri abana bato. Hari abashakashatsi babikozemo amagerageza, bayakorera ku bana bafite imyaka iri hagati y'7 n'8. Babahaye shokora 10, ariko mu bana 5 umwaka bari uhabwa shokora 10, bakamubwira ngo agabane na mugenzi we begeranye, ariko amuhize ashaka. Nabishaka bagabane baringanize, cyangwa se nabishaka muhe 1 cyangwa se 2. Gusa hariho umutego w'uko naha mugenzi we iza muhaye akazigaya, akazanga wenda kubera ko ari nkeya, ubwo bose bari buzamburwe. Icyambere, abana bose bahawe shokora 10 ngo bagabane na bagenzi babo, nta n'umwe wahaye mugenzi we izingana n'izo nawe yatwaye ngo bagabane baringanize 5. Uwatanze nyinshi yatanze 3. Icya kabiri, abazihawe bose barazigaye kubera ko bari bazi ko nibazanga na wa wundi wabahaye nkeya ari buzibure. Bazanze nk'igikorwa cyo guhana uwo ngo wagaragaje ubugugu n'ubusambo. Ibi nibyo dukorera abantu b'ibisambo. Buri muryango uba ufite ukuntu bahana. Gusa nanone birasa n'ibigaragaza ko benshi muri twebwe bagira ubuntu cyangwa se bagafasha bategereje kwishyurwa. Ntabwo buri gihe ari ukwishyurwa n'uhaye, ahubwo hari no gutekereza ko uzishyurwa n'Imana cyangwa se abandi bantu utazi bakazakwishyura kubera ko yaneza abagize yagukurikiranye. Ibi biri mu bituma abantu babana neza. Turabizi ko udafasha abandi tumushakira igihano, kandi turabizi ko ufasha abandi nawe yiturwa. Ni imwe mu mpamvu abantu bagira neza. Igihe cyose uzasitara ukikubita hasi, abazakubwira ngo komera bakanakwegura abenshi nta n'ubwo uzaba ubazi. Iyo babonye umuntu urimo kubabara, bamera nk'aho barimo kumva ubwo bubabare. Iyi nayo n'indi mpamvu abantu bafashanya. Iyo ubonye umushonji, ufite ubushobozi bwo gutekereza uburyo inzara iryana. Abazi cyane iby'ubwonko bazi uburyo ubwonko bwa buri wese bufite ubushobozi bwo kwishyira mu mwanya w'abandi bantu. Igice cy'ubwonko bw'umuntu gishinzwe ibyo kwigana ni nacyo gituma abantu bagira impuhwe. Mu bwonko bwa buri wese muri twebwe harimo itsinda ry'utunyangingo tw'ubwonko twitwa neurones miroirs. Icyo dukora ni uko buri gihe iyo ubonye umuntu urimo gukora igikorwa runaka, utwo tunyangingo nawe duhita dutangira kugusunikira kugikora. Niyo mpamvu iyo ubonye umuntu yayura, nawe uhita wayura utanabigizemo uruhare. Hari n'abantu babona umuntu ugiye kwihagarika nabo bagahita babishaka.
ni nayo mpamvu hari abantu uzereka ibyo kurya biryoshye bagahita bakubwira ngo urimo urabatera inzara. Izi ni neurones miroir. Ibi rero nibyo bituma hari abantu bamwe bagera ahantu habereye impanuka bagafunga amaso ntibareba abantu bakomeretse. Niyo mpamvu hari abantu batareba abantu bapfuye cyangwa se ngo barebe filime ziteye ubwoba. Niyo mpamvu abantu babona umuntu urimo guseka nabo bakaba baseka kandi batazi n'icyo arimo aseka, cyangwa babona umuntu urira bakumva nabo agahinda karaje, kubera ko utwo tunyangingo dufite ubushobozi bwo kugushyira mu mwanya w'umuntu urimo kubona. Ibi rero bisunikira abantu benshi kugira neza, kubera ko iyo abonye umuntu ushonje umubiri we uhita umwumvisha ko ari we ushonje cyangwa se ko atazigera asonza naramuka agaburiye umushonje. Imbaraga zifasha umubiri w'umuntu kumenya uko abandi bantu bamerewe, niba bishimye cyangwa niba batishimye, nazo zituma abantu bafashanya cyangwa se bahemukirana. Nizo zituma abatuye isi babana uko babanye uyu munsi. Naha dusoreje ikiganiro twari kumwe na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'Abanyafurika ikwitayeho. Reka noneho tuvuge ku buzima. Wari uzi ko amikoro adakwiriye kuba urwitwazo rw'imirire mibi ku bana? Buri gihe iyo bavuze imirire mibi, igitekerezo gihita kiza mu mitwe ya benshi ni abantu miliyoni 800 bicwa n'inzara buri munsi kubera ko badafite amikoro yo kubona ibyo kurya. Muri aba miliyoni 800, miliyoni 156 ni abana bari munsi y'imyaka 5 bamaze guhura n'ikibazo cy'imikurire. Baragwingiye haba mu bwenge no mu gihagararo. Aba barashonje, ntabwo babona ibyo kurya bihagije kubera ko badafite amikoro, barya nk'abarwayi. Ariko uko kurya nk'abarwayi birabarwaza. Gusa kenshi twibagirwa ko imirire mibi buri gihe idasobanura kurya ibidahagije. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ribara abana miliyoni 42 n'abantu bakuru miliyari 1 na miliyoni 900 bafite imirire mibi idaterwa no kubura ibiribwa bihagije, ahubwo ibyo bafite babirya nabi. Benshi muri aba bantu bakuru bona bafite umubyibuho ukabije kubera imirire mibi. Imirire mibi ishobora guterwa no kurya ibidahagije mu bwinshi, kurya byinshi cyane, kurya igituzuye no kurya ibitarimo cyangwa se birimo intungamubiri nke, cyangwa se bikaba byandujwe n'udukoko kubera umwanda. Imirire ituzuye ku mwana itera icyuho mu mubiri we. Niba umubiri ukeneye ibiwutera imbaraga, ibiwubaka n'ibiwurinda indwara, iyo uhaye ibiwutera imbaraga gusa ukawima ibiwurinda indwara n'ibiwubaka, ubwo birumvikana uwo mubiri ntabwo uzakura ndetse n'indwara zizawufata byoroshye. Ingingo igaragaza ko kurya indyo yuzuye bidashingiye ku mikoro gusa ni uko uyu munsi imirire mibi itareba ibihugu bikennye gusa. Uyu munsi umuntu umwe muri 3 mu isi afite ikibazo cy'imirire mibi. Ni ubwa mbere isi yose yisanze ihanganye n'ikibazo cy'imirire mibi. Ku isahani yawe cyangwa se y'umwana wawe uramutse ufiteho ibijumba cyangwa se ibirayi cyangwa se umuceri cyangwa se ibindi binyamasukari kamere, ubwo waba ufite ibitera imbaraga. Wongeyeho igi cyangwa inyama cyangwa se amafi cyangwa se soya n'ubunyobwa, ubwo waba wongeyeho ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri nibyo bituma umuntu asitara, igisebe kikikiza. Umubiri ugira ubushobozi bwo kwiyubaka. Kuri iyi sahani uramutse wongeyeho ibinyamavuta cyane cyane nk'amavuta akomoka ku bimera ariya dutekesha, ubwo ni ukuvuga ko waba wayatekesheje ibyo kurya, warangiza kuri iyo sahani ukongeraho ubwoko runaka bw'imbuto n'imboga kubera ko zibamo vitamine C, A, E na K. Ahangaha ukongeraho nka bimwe mu biribwa cyangwa se ibinyobwa birimo imyunyungugu nk'amata, amasaka, ibigori cyangwa se uburo, warangiza ukanywa amazi meza. Icyo gihe waburiye cyangwa se ugabuye indyo yuzuye. Ibi biribwa byose tuvuze biraboneka bidatwara amikoro menshi. Nk'ibikomoka ku matungo byo ibyinshi biba bikomoka ku matungo abantu benshi boroye. Kuri uyu munsi abana miliyoni 42 ku isi bafite imirire mibi bidaturutse ku mikoro make, bigaragaza ko imbogamizi ikomeye ituma habaho imirire mibi ku isi ishingiye ku bumenyi. Tegurira umwana wawe utarageza ku myaka 5 y'amavuko isahani iriho ibiribwa tumaze kuvuga kandi kenshi. Ibi byose nta kintu byaba bimaze igihe bitaba birimo isuku, yaba y'ibikoresho cyangwa se y'ibiribwa ubwabyo ndetse n'iyo bitegura n'iyo ayo n'ingatarizo mbabazi z'Imana.
Christian militia, and that Christian militia denies any responsibility, but certainly people organising today's protests are very keen for it to be kept calm. They want peaceful protests happening later today, and we are expecting the army to be doing everything it possibly can to keep the protest calm in a context, as you mentioned, Tom. Lebanon is in crisis and people here are frustrated and tense. Claire Bakelin in Beirut, thank you very much. Moving on, an American religious group says that 17 of its members and their families, including children, have been kidnapped by a gang in Haiti. The Ohio-based group called Christian Aid Ministries says that these missionaries were returning home after building an orphanage. They were travelling on a bus bound for the airport when they were abducted. A spokesperson for the US state commenting Anyamukoi koi, akora
tubifurize ibihe byiza abakunzi ibiganiro bya Radio Rwanda, tubifurize n'icyumweru cyiza. Tugeze mu mwanya wo kubaza bitera kumenya ya none, tukaba tugiye kwibanda ku kureba imirimo ibyara inyungu itanditse yandikwa ubusanzwe yandikwa n'umwanditsi mukuru, ndetse turaza kureba n'ingamba zigenda zishyirwaho kugira ngo iyo mirimo itanditse ibyara inyungu ba nyirayo bafashwe kuyandikisha kugira ngo bibateze imbere ndetse biteze imbere n'igihugu muri rusange. Ariko nituvuga ngo imirimo itanditse muri iki kiganiro wakwibaza utese ubundi imirimo ibyara inyungu yandikwa ni iyihe, binyura mu zihe nzira? Ese ubundi itanditse yo ni iyihe, yo irangwa n'iki? Abantu bakanibaza ni ibihe bikorwa birimo gukorwa kugira ngo iyo mirimo ibyara inyungu itanditse ishobore kwandikwa. Ese ubundi ni ngombwa ngo imirimo yose igire aho yandikwa? Bifasha iki ku bukungu bw'igihugu y'imirimo yandikishijwe? Ibyo ni bimwe mu bibazo abantu bibaza, tukanibaza ese ubundi ubushakashatsi bugaragaza iki kuri iyi mirimo yanditse n'itanditse? Abakora imirimo ibyara inyungu batayandikishije hari icyo bitwaye? Ese hari ubukangurambaga buriho mu kwigisha abantu kwandikisha ibyo bakora? Ibyo rero nibyo turi bwibandeho muri iki kiganiro cyacu, aho turi kumwe muri iki kiganiro n'abadufasha gusobanukirwa ibi bibazo twibaza n'ibindi umuntu yaba yibaza bijyanye no kwandikisha umurimo cyangwa se kwandikisha umurimo ubyara inyungu cyangwa igikorwa cyawe kibyara inyungu kucyandikisha. Turi kumwe rero umubare budufashe na Bwana Kayibanda Richard, n'umwanditsi mukuru ukorera muri RDB. Ngira ngo murabizi RDB ni urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda. Bwana Richard, turakuramukije. Waramutse neza? Naramutse namwe Bwana Mukama. Yego. Muri iki kiganiro cyacu turaza rwose uraza kudufasha gusobanukirwa ibituvuga bijyanye n'imirimo yanditse n'itanditse mu kanya, ariko si we wenyine, turi kumwe n'abandi batumirwa barimo Bwana Karangwa Cassien, n'umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri Minicom, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Bwana Cassien, nawe tuguha ikaze muri studio za Radio Rwanda.
murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Rwangutsangabo Jean, ni umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali. Ikaze muri studio za Radio Rwanda. Murakoze cyane. Turi kumwe na Bwana Gasore Serafin, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango Inspire Zamuka, akaba ari buze no kudusobanurira iyi Inspire Zamuka icyo ari cyo n'ibyo ikora. Gasore, nawe tuguha ikaze. Murakoze cyane Mukama. Turi kumwe muri iki kiganiro kandi na Bwana Musemakweli Focus, ni umwarimu muri kaminuza, akaba yarayoboye n'ubushakashatsi buvuga kuri iyi mirimo yanditse n'itanditse. Bwana Focus, nawe ikaze. Murakoze cyane Bwana Mukama. Yego. Ngabo rero abo turi kumwe muri iki kiganiro cyacu, ngende Mukama Guga France, kandi turaza no kubaha umwanya mutange ibitekerezo byanyu munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda, ndetse muze no gukoresha telefone turi bubahe kugira ngo mushobore namwe gutanga ibitekerezo. Umuntu ariko aribaza, wowe iwawe, wowe ucuruza, ubundi ubucuruzi bwawe hari aho bwanditse, cyangwa no kubyuka mu gitondo ukavuga uti reka nshyira akabutike hariya, reka nshyira agakarito hariya, ibi bintu nibansaba kubyandikisha nzabyandikisha, ariko nta nubwo nzi n'impamvu nabyandikisha. Ngibyo ibyo turi buze kuganira muri iki kiganiro cyacu, kugira ngo abantu bamenye ubundi byandikwa ni ibihe, ibitanditse ni ibihe, ese ubundi ni ngombwa. Reka duhere kwa Bwana Kayibanda Richard, uri umwanditsi mukuru ukorera muri RDB, urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda. Twagira ngo ubanze utubwire Bwana Richard, kwandikisha igikorwa cy'ubucuruzi ubundi bigenda bite? Murakoze Mukama. Wenda mbere y'uko mvuga uko bigenda mu kwandikisha igikorwa cy'ubucuruzi, nibwira yuko ari ngombwa ko tubanza kongera kwibukiranya mu gikorwa cy'ubucuruzi ni iki, kugira ngo abantu wenda baze no kurushaho gusobanukirwa. Igikorwa cy'ubucuruzi gikubiyemo ibyo tumenyereye cyane, nko kugura ibintu ukongera ukabigurisha, kurangura ukagenda ukarangura ibintu biri hamwe ukabigurisha mu buryo wenda bwa detaye, hanyuma ukagenda ufataho inyungu, cyangwa se ukarangura ibintu biri hamwe byinshi cyane ukagenda ubiranguza abandi nabo bajya kubidetaya. Ariko si ibyo gusa, harimo no gucuruza serivisi, abantu batanga serivisi zitandukanye. Wenda umuntu yihuse yavuga ibyo tumenyereye, aba bantu batanga serivisi z'aba agenti ba MTN mu rugero hanze Airtel, ariko hakabamo noneho n'ibikorwa byo gutanga serivisi zindi, abatanga serivisi z'ubuvuzi bikorera, abatanga serivisi z'ubujyanama butandukanye bikorera, hakabamo n'abakora imyuga, ububaji n'ibindi bisa n'ibyo byose. Bene icyo gikorwa cyose kibyarira umuntu inyungu umuntu akora kugira ngo avanemo imibereho, ku bw'itegeko gifatwa nk'igikorwa cy'ubucuruzi. Ibyo bikorwa byose rero bikaba bigomba kwandikwa. Umuntu ashobora gukora bene ibyo bikorwa nk'umuntu ku giti cye, no kwita ubucuruzi bw'umuntu ku giti cye, cyangwa se agahitamo kubikora akoze isosiyete y'ubucuruzi. Isosiyete y'ubucuruzi ishobora kugirwa n'umuntu umwe cyangwa se abantu barenze umwe, ariko aho isosiyete y'ubucuruzi itandukanira n'ubucuruzi bw'umuntu ku giti cye ni uko isosiyete y'ubucuruzi mu rwego rw'amategeko ifatwa nk'aho itandukanye na nyirayo. Iyo ngiyo ntishobora kubaho itanditse. Kwandikwa kwayo binyuze mu nzira ziteganywa n'itegeko nibyo biyihesha bwa buzima gatozi butandukanye n'ubwa nyirayo. Ubundi icyo navuga ni uko hari n'ubundi buryo abantu bakora mu bucuruzi, ibyitwa ubufatanye mu bucuruzi. Itegeko naryo rijyanye nabyo ryamaze gusohoka. Ahangaha naho abantu babiri cyangwa se abarenze babiri bishyira hamwe bagakora ubufatanye bugamije gukora ubucuruzi, kugira ngo bashyire hamwe igishoro, hanyuma bazagabane n'ikivuyemo. Ariko kandi mu gihe haba hari n'ibisabwa kugira ngo ubwo bucuruzi bugende, nabwo bakagabana gutanga umusanzu mu kwishyura ibyo byose bikenewe kugira ngo ubucuruzi bugende neza. Uburyo rero
umuntu ku giti cye cyangwa se abantu barenze umwe bahitamo gukora ubucuruzi ubwo ari bwo bwose baba bagomba kwiyandikisha. Ni inshingano ishyirwaho n'itegeko. Ubu ngubu rero nk'uko mwarimu bivuze, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere by'umwihariko mu biro by'umwanditsi mukuru akaba ariho hari inshingano zo kwandika ibyo bikorwa by'ubucuruzi, yaba ubucuruzi bw'umuntu ku giti cye, yaba isosiyete y'ubucuruzi cyangwa se ubufatanye mu bucuruzi. Ndumva ubwo watubwiraga ibyo bikorwa uburyo igikorwa cy'ubucuruzi icyo ari cyo nyine icyo ngicyo kigomba kwandikishwa, nari nabajije ngo bigenda bite? niba nari ngiye kujya Bwana Ngoga, kwandikisha rero bigenda bite? Ubu ngubu icyo navuga wenda mbereye no ku cyo mwakomojeho cy'uko hari ubucuruzi butanditse, wenda turaza kubigeraho. Ubu ngubu navuga ko byorohejwe kuko umuntu ugiye kwandikisha ubucuruzi, yaba ubucuruzi ku giti cye cyangwa se sosiyete y'ubucuruzi, bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Hashyizweho urubuga aho abantu banyura ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, inyuguti ya wa inshuro 3 akadomo RDB akadomo inyuguti ya R na wa, hanyuma abantu bakajya ahari e-service ubundi bakandikisha ibikorwa byabo. Ntabwo rero bisaba yuko umuntu aza kuri RDB, ahubwo umuntu anyura kuri urwo rubuga. Uwandikisha ubucuruzi ku giti cye nta kintu asabwa uretse kuba afite irangamuntu na nimero ya telefone ndetse na imeri bikora. Iyo ageze kuri uriya rubuga asabwa kwinjirizamo iyo imeri ikora, hanyuma akaba agize konti kuri urwo rubuga imwemerera kwinjiramo. Noneho amakuru ye ajyanye n'umwirondoro we niyo aba akenewe. Ayo ngayo hari uburyo uru rubuga rukoreshwa bwahujwe n'urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu, aho umwirondoro we sisiteme ikoreshwa cyangwa se urubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshwa ahita asaba ko rukura mu rubuga rw'urwego rw'igihugu cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu. Hanyuma akaza no guhitamo ibikorwa by'ubucuruzi, sisiteme imwereka ibikorwa bitandukanye, agahitamo igikorwa cy'ubucuruzi agiye gukora. Yarangiza akaza gushyikiriza umwanditsi mukuru ubwo busabe bwe, n'ubundi anyuze muri rwa rubuga hari aho asabwa gukanda kugira ngo ubusabe bwoherezwe. Bwamara rero kugera mu biro by'umwanditsi mukuru ugasuzumwa, hanyuma bwakwemezwa akaba aranditswe, akabasha kubona icyangombwa kiyandikishwa anyuze n'ubundi muri ya konti aba yafunguje. Icyo navuga ni uko iyo amaze kwiyandikisha gutyo aba amaze no kwandikwa nk'umusoreshwa, kubera yuko uru rubuga nanone rwahujwe n'urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwegeranya imisoro, Rwanda Revenue Authority. Ntabwo asabwa kongera gusubira no kuri Rwanda Revenue kwiyandikisha kugira ngo abone inimero ye nk'umusoreshwa. Icya gatatu navuga ni uko ibi bikorwa byose byo kwiyandikisha n'ubu nta kiguzi na kimwe asabwa. Icya nyuma navuga ni ibintu nanone bigatinda kuko bikorwa uretse habaye wenda imbogamizi zitandukanye zitaduturutseho. Ni ibikorwa ni igikorwa kiba kirangiye mu gihe cy'amasaha 6. uwo ni umucuruzi ku giti cye. Ushinga sosiyete nawe niyo nzira anyuramo, uretse wenda ibisabwa byiyongeraho, kubera yuko murumva ko ntabwo ari umuntu umwe, ni abantu babiri. Ashobora no kuba umuntu umwe, birumvikana nabyo nabivuzeho, ariko noneho hari ibyo baba bagomba kuzuza muri rwa rubuga bituma tubasha kubona ko uyu muntu yasabye ko agiye gushinga isosiyete. Noneho byamara kuzuzwa bigashyikirizwa ibiro by'umwanditsi mukuru, bigasuzumwa, isosiyete ikaba yashingwa. Ibyo rero harimo
amasezerano ibyo nakwita nk'amasezerano yo gushinga isosiyete, ukuvuga ngo abantu babiri niba bagiye gushinga isosiyete barumvikana bakemeranya ko umwe agiye gufata imigabane runaka undi agafata imigabane runaka, iyo migabane ishyizwe hamwe akaba ariyo igira imari shingiro aricyo gishoro baba bahisemo gushyira muri iyo sosiyete, bakaza no kugena abazacunga iyo sosiyete, kuko buriya isosiyete y'ubucuruzi igira abashoramari aribo banyamigabane baba bagize igitekerezo cyo kuyishinga, ariko mu buryo bw'imiyoborere myiza y'amasosiyete iyo sosiyete ubundi igira noneho n'abayicunga baba bagize inama y'ubutegetsi ya sosiyete, bashobora kuba babandi bayishinze cyangwa se bashobora kuba n'abandi. Ayo yose ni amakuru aba agomba kugaragazwa, hanyuma n'abariya bashinzwe gucunga isosiyete bakagaragaza ko babyemeye, hakanarebwa niba nta miziro bafite. Imiziro harimo kuba batarigeze guhomba, bakaba batarahanagurwaho ubusembwa n'urukiko binyuze mu nzira ziteganywa n'itegeko, cyangwa se kuba barakoze ibyaha bimunga imari n'ubukungu. Ibyo byose rero ni amakuru yinjizwa muri bwa buryo bw'ikoranabuhanga, hanyuma agasuzumwa. Icyo nakongeraho ni uko kugira ngo babashe kumenya uko bazacunga bariya bashinze sosiyete ubwo bucuruzi bwabo, bashobora no kugira amategeko shingiro, uretse ko ubu ngubu ntabwo ari itegeko ko abantu bagira amategeko shingiro, nabyo wenda ndaza kubivugaho, byakozwe mu rwego rwo kugira ngo harusheho kubaho korohereza aba bantu baba bagiye gukora ubucuruzi, bagiye gukora ishoramari, kuko wasangaga kimwe mu byatumaga abantu batandikisha ibikorwa by'ubucuruzi ari uko basabwaga ibintu bikomeye birimo no gukora amategeko shingiro. Ntabwo ari abantu bose bayakora, wasangaga kenshi bakenera serivisi z'abavoka n'abandi babizobereyemo cyangwa babisobanukiwe bakabishyuza, ugasanga abantu benshi bahisemo kwigumira mu gukora ubucuruzi butanditse. Ariko noneho abahisemo kuyagira nayo barayakora, bakayasinyira imbere ya noteri bakayadushyikiriza. Bashobora no gukora imyanzuro itandukanye irimo umwanzuro w'abanyamigabane ugena uburyo bazacunga iyo sosiyete, uburyo bazagenda bafata ibyemezo bitandukanye. Ibyo byose rero ni ibintu bategura bagashyikiriza umwanditsi binyuze muri bwa buryo bw'ikoranabuhanga, hanyuma isosiyete y'ubucuruzi nayo ikandikwa muri cya gihe cy'amasaha 6. Nimero yo kwandikwa kwayo akaba ari nayo iba icyo tumenyereye nka tini, nimero iranga umusoreshwa. Ubwo nabo bakaba banditswe nyine mu kigo cy'igihugu cy'iterambere, bakaba banditswe nk'abasoreshwa. Navuga rero ko ni ibintu rwose byihuta bigasaba ikiguzi icyo ari cyo cyose, abantu baba bakwiye kwitabira, cyane cyane ko ari itegeko ko buri muntu wese ugiye gukora ubucuruzi yabukora nawe ku giti cye, yabukora nk'isosiyete, yahitamo se ubufatanye mu bucuruzi nabwo tugiye gutangira kwandika, baba bagomba kwiyandikisha mbere y'uko batangira gukora ibikorwa by'ubucuruzi. Nagira ngo nkubaze, ubundi RDB hari uburyo yegera ba bantu bakora ubucuruzi bubyara inyungu kugira ngo yenda babakangurire kuba babikora, cyangwa ni ukugendera ku itegeko gusa mukavuga muti bazaza badusange bazandika? Cyangwa hari izindi nzego mukorana zibibashishikariza? Ubwo nicyo nashaka kugira ngo menye. Nicyo nari ngiye kuvuga, ngira ngo RDB ni rumwe mu nzego za leta, ntabwo rukora rwonyine, hari inzego zitandukanye, hari za minisiteri zitandukanye, ngira ngo ni no muri urwo rwego hari mufite n'abandi batumirwa wenda baza kutwunganira. Hari gahunda zitandukanye za leta zikangurira abantu kwiteza imbere bakora ibikorwa bitandukanye, babereka inyungu zitandukanye ziri mu kwiteza imbere, byaba ku giti cyabo, byaba kuba abantu bishyize hamwe. Ariko kandi noneho ku ruhande rwa RDB rukaba ari urwego rushinzwe kubafasha noneho kwiyandikisha. Ngira ngo wenda abantu barabizi ko izi ni serivisi zatangiye zitangirwa mu nkiko zigakuvayo,
bijya mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe kwandika ibikorwa by'ubucuruzi ariko ubu bikaba byaragiye mu rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere kugira ngo serivisi zitandukanye abashoramari bakenera babashe kuzibonera hamwe. Aha ngaha rero nkaba navuga ko muri RGB hari n'izindi serivisi zitandukanye zifasha n'ubundi abashoramari kuko ni nacyo urwego rushinzwe mu by'ukuri mu gufasha urwego rw'abikorera gutera imbere, ariko kandi muri uko gutera imbere kwarwo bikanatuma n'igihugu ubukungu bw'igihugu muri rusange buzamuka. Navuga rero ko hari serivisi zindi zitandukanye zihari zirimo nko kwandika imishinga y'ishoramari ku bujuje ibisabwa, bakaba banabona n'ibyo nakita hari ibyitwa incentive, niba nabyita nk'agahimbazamushyahara sinzi ntabwo ari ikinyarwanda cyiza, ariko hari gahunda zitandukanye ziba zigamije korohereza abantu no kubashishikariza kurushaho gushora imari mu bikorwa bitandukanye. Izi rero nazo ni serivisi zihari. Navuga ko muri ibyo ngibyo bibashishikariza gushora imari harimo kuba basonerwa imisoro ku bagiye ibipimo bisabwa, ku bari muri gahunda zisabwa, bari muri sekiteri igihugu gishyize imbere nk'izarushaho gufasha mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Hakaba na serivisi zindi zibafasha kugira ubumenyi buhagije kugira ngo noneho babashe kurushaho gukora ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se kugira abo bakoresha mu bikorwa byabo by'ubucuruzi batuma babona umusaruro uhagije. Rero ni bimwe mu byo urwego rw'igihugu rukora, ariko kandi rugafatanya n'izindi nzego zitandukanye za leta. Bwana Richard, yenda turaza kukugarukaho, reka dusubire hano muri studio. Muri studio hano dufitemo abakoze ubushakashatsi kuri iki kintu kijyanye n'imirimo yanditse n'imirimo itanditse. Ako barimo Bwana Gasore Serafin, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamashyirahamwe Inspire Zamuka niyo yakoze ubwo bushakashatsi. Nagira ngo banze utubwire muri make Inspire Zamuka niki? Murakoze Bwana Mukama. Inspire Zamuka ni impuzamiryango, dufite imiryango 7 yishyize hamwe kuko ihuriye kuri izo ntego ebyiri: guteza imbere umurimo uhesha uwukora agaciro, umurimo umuntu akora ugashobora kumutunga ukamuteza imbere we n'umuryango we, ugateza imbere n'igihugu. Hanyuma dufite n'icya kabiri cyo guteza imbere imibereho myiza kuri buri muntu, ibyo twita social protection, baba abana, baba abantu bageze mu gihe cyo gukora, baba noneho n'abageze mu zabukuru. Dufite imiryango iri muri ibyo byiciro uko ari 3. Dufite iyita ku bana, dufite iyita ku rubyiruko, dufite ikigo cyigisha imyuga urubyiruko barenze no kwiga imyuga kikabafasha nk'ikigo ka BDF cyita ku mishinga y'urubyiruko n'abategarugori. Hanyuma dufite amasendika dukorana, dufite Kotrafu, dufite n'itwa Kosiri, bo bashinzwe uburenganzira n'inyungu by'abakozi hirya no hino aho bari, haba mu mirimo yanditse haba no mu mirimo itanditse. Dufite nanone n'imiryango yindi uwitwa ARR n'uwitwa Nsindagiza, noneho yita ku bageze mu zabukuru kuko ni ibyiciro umuntu wese anyuramo, abo mwana akagira imbaraga zo gukora, hanyuma imbaraga z'abanyeya akajya kuruhuka, kugira ngo nabo bafashe kubona uburenganzira bwabo. Ni gutyo twakoze ubushakashatsi mu minsi yashize kugira ngo turebe ko pansiyo yiyongera. Byarakozwe mu mwaka wa 2018, pansiyo kuri abo bantu bageze mu zabukuru yariyongereye, ariko noneho n'abatarakoze kuko pansiyo ihabwa abigeze kugira imirimo yanditse, abenshi baba mu itanditse noneho bagera mu zabukuru bakabera aho ngaho. Reka tujye noneho kuri iki ngiki, kubera iki mwatekereje gukora ubushakashatsi kuri iki kijyanye n'imirimo yanditse n'itanditse? Ubwo bushakashatsi twabukoze kubera ko nyine nk'uko nabivugaga bigira ingaruka iyo bikora, kuko iyo umurimo utanditse amategeko ntabakuzi, yatakuzi ntanakurengera. Hanyuma ubundi hari ibikorwa bidakura kubera ko bene byo nyine babikora bari aho ngaho gutyo gusa, akaba adashobora na banke kuko kimuguriza ko ari igikorwa kimwe kizwi. Niyo hagize umubangamira
nta kwabigenza kubera ko nyine igikorwa cye nta ukizi kubyandika rero bituma ibikorwa byanyu bitera imbere ariko bikanafasha none n'ababikoramo kuko uko igikorwa gitera imbere niko n'abakozi bagikoramo biyongera icyo gihe rero biyongereye n'uburenganzira bwabo bwagombye kwiyongera kubera ko nabo baba banditse ariko iyo igikorwa kitanditswe n'abakozi bakirimo ntibaba banditswe bityo bigatuma nabo ntibiteganyiriza n'igihe bazagera mu zabukuru nta pansiyo bazigera bagira iki rero cyatumye tubikora kugira ngo turebe uko bihagaze noneho ababirimo ubwabo ibikorwa bitera imbere ariko n'abakozi babikoramo nabo bashobora gutera imbere noneho n'igihugu gitera imbere ariko buri wese azi noneho bifite mu izihe nyungu kuko abantu benshi batinya kwandikisha ibikorwa byabo batinya ko mu kubyandikisha bazagongana n'imisoro bazagongana n'ibindi leta izabashyiraho bo ntibumve ko hari akamaro bibafitiye mu kwandikisha ibikorwa byabo no kumenyekana reka tugera no ku bushakashatsi nyirizina no kuvuga ngo twavuganaga n'umwanditsi mukuru yatugaragariza uburyo imirimo yandikwa ibyara inyungu ariko noneho ubushakashatsi bwo buravuga iki kuri iyi mirimo yanditse n'itanditse bwana Musemakwiri nakoze mukama ubushakashatsi bwo ni nk'igice nyirizina twakwita inda tekinike kibiri kuri terrain kibiri ku hanze mu baturage muri ya mirimo turimo kuvuga ahikorerwa uraza kugenda duha n'ingero yego ndayibabwira urimo gukora wa murimo yumve n'ibyo ushaka kuvuga yego twese dutuye mu gihugu dutuye mu midugudu mu tugari hano mu Rwanda iyo ugenda ubona ibikorwa byinshi hirya no hino bidufasha cyane imirimo itanditse turimo kuvuga iradufasha cyane mu gihugu ugenda ubundi ivuka ari nyinshi cyane ukabona ni ibintu byiza kuko iyo utarebye hirya cyane ubona ko bidufasha umunsi ku munsi ariko iyo ugize ibindi ureba bijyanye nk'iby'umwanditsi yavuga mu kanya ari ku iterambere ry'abo ba nyiri ibyo bikorwa ari no ku iterambere ry'igihugu ari no mu buryo bwo gushyira ibintu mu murongo cyane cyane n'amategeko ubushakashatsi bwanagendeye kuri indi tegeko ntikigeze kivugwa ku masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwasinyeho n'umuryango mpuzamahanga w'umurimo masezerano nimero 204 ashishikariza ibihugu byose gushyira imirimo itanditse mu mirimo yanditse nukuvuga ntabwo ari twatekereje gusa ngo tubikore kubera ko tubibona ahubwo hari n'inshingano zo kugira ngo tumenye ngo isi igihugu cyacu amasezerano gikizeho umukono aho hasi iwacu mu giturage yaba atugeraho ndetse bikaba bishyinakirwa mu bikorwa kuko niyo bigomba gushyirwa mu bikorwa ubwo rero twaje kubaza ngo ubundi ibyo bintu bibaho koko tujya rero mu baturage tujya muri bya bikorwa muri ya mirimo tujya mu turere dutandatu twakoze ubushakashatsi mu turere dutandatu harimo uturere dutatu tw'umujyi Gasabo Nyarugenge na Kicukiro mu turere tubiri twise umujyi n'icyaro bivanze mu mirenge yo muri Rwamagana no muri Nyagatare ndetse n'akarere twisa k'icyaro byuzuye akarere ka Nyabihu imirenge twagiye dufata n'imirenge imwe yo muri buri karere twagira ariko imirenge 22 muri rusange tuvugana n'abantu 272 bakora iyo mirimo mu mirimo itandukanye harimo abahinzi harimo abasoromyi b'ibyayi harimo abadozi b'inkweto harimo abatwara imizigo badufasha gutwara imizigo ku mutwe harimo abapakira amamodoka amakamyo harimo inzego nyinshi z'abantu bakora imirimo itandukanye abafundi abayede bakuri imirimo bibeshaho tugerageza no kuganira nabo ngo twumve niba bazi icyo kintu bazi ubwo buryo bwo kwandikisha imirimo bakora niba bubaho niba se batabizi ibyo byose nibyo twashoboye kuganira nabo tufite rero tunamenye impamvu bajya muri iyo mirimo niba impamvu bayijyamo bamaze kubitubwira twashatse no kumenya ese mubona uko mukora bibahagije cyangwa ubabafasha kwandika imirimo kuko twasanze nyine itanditse hari icyo byabamarira dufite nabyo n'una nahitangiye yenda ku byo bagiye batubwira yego ntacyo yego murakoze twasanze rero muri rusange icyo gice cy'imirimo kirimo abantu benshi cyane itanditse imirimo itanditse kandi ikindi kiza no kugaragaza ko bishobora kuba ikibazo gikomeye bidafatiwe ingamba neza nuko abenshi ari urubyiruko kuko nk'abantu bari muri iyo mirimo byibuze mu gice twafashe urumva twafashe igice gihagarariye abayirimo bose ntabwo bivuze abantu 272 abarenga 80 bose bari hagati bakora muri iyo mirimo bari hagati y'imyaka 21 n'imyaka 40 urumva ni igice cy'urubyiruko
ku buryo harimo abatangiye harimo bamwe batubwiraga abahinzi yego n'abashumba bagira inka zitari izabo inka z'abandi muri Gishwati yego muri Nyabihu ugasanga rero harimo abafite uburambe muri iyo mirimo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15 bageze kuri 50-60% abinjiye muri iyo mirimo bakirangiza amashuri kuko n'ibyo no kureba amashuri bize turaza kubivugaho abenshi nabarangije amashuri yisumbuye none hari bageze kuri 40%, 20% barangije kaminuza ugasanga ni igice kinini cy'urubyiruko icyo ni ikibazo niba urubyiruko kwinjirira mu mirimo itanditse nanyo kandi idasobanutse ariko twakoresheje ijambo itanditse ubwo abayinjiriye ku ruhande rw'ibintu byemewe mu gihugu ari urubyiruko ari ejo ugomba gushyira ibintu ku murongo ikindi akaba ari kumaramo imyaka myinshi hirya mu kuza kureba ingaruka niko bagenda bafata uburyohe bw'imirimo itanditse kubera ko hazamo ibintu byo kwihisha amategeko amwe ariko babunguka mu mubare byo bitaye no ndimi z'amahanga ambarira gusori mu mubare w'amafaranga ariko mu mibereho ya nyayo ntabwo bayunguka kuko uburyo yagombye kuba yenda asorera umwanditsi yatubwiye by'ingenzi biranga imirimo yanditse n'akamaro kayo uburyo yagombye kuba atanga ibintu ugomba byose ahantu hose hanyura yemye akora ibintu bye afata inguzanyo agacuruza cyane yakunguka cyane hari n'ibindi bikorwa ateza imbere kubera kuzuza za nshingano ze zose bikamugarukira muri iyi misoro dutanga iratugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo unyura ku ruhande hari ibyo utageraho ubwawe barakurimo gukora rimwe na rimwe wihishe ariko hari n'ibitakugeraho kubera ko utatanze ibyo ugomba gutanga kugira ngo bizakugarukire dusanga rero icyo cyiciro kuko kirahari abantu bari kuyijyamo ari benshi bayigiyemo ari benshi bari kugenda bafata uburyohe bwayo ku buryo no kubagira inama utese babafasha mu kayandika icyiciro kiri hejuru ya 30 ntabwo ari umubare muke bavuze ko bumva bamaze gufata uburyo bwo kugumamo ko badashaka rwose kuza mu mirimo yanditse abandi bavuga ko batazi bageze kuri 20%, bavuga ko batazi n'ibyo bintu byo kwandika ko batabyumva abandi bageze kuri 40% bavuga ko bamaze kumenya impamvu nuko imirimo yanditse ikorwa nabo yenda babyitabira ariko ko kugeza ubu ntabyo bazi ugasanga rero ni ikibazo gikomeye hanze mu baturage cyane cyane icyo cyiciro cy'abantu bayirimo uburyo abato bari kuzamuka mu mashuri babareberaho n'abana bari kurangiza amashuri bakayijyamo abandi bato n'abazamuka babareba nabo ubu bazagira kureshywa no kugira ngo nabo bajye muri icyo cyiciro ugasanga rero ni ikibazo gikomeye bisaba niyo mpamvu yenda natangiye ntashina ariko ndashima iki kiganiro cyahuje bose numvise bafitemo uruhare ko bishobora kugira umwanzuro byaza cyangwa ubukangurambaga bushyashya bwaza kongerwamo mu ngufu kugira ngo rwose icyiciro cy'imirimo kijye mu murongo imirimo yandikwe dufashe abantu kwandikwa kugira ngo izanyungu zitugarukire twese kandi zigarukire n'igihugu yenda mu kanya turaza kubigarukaho tufate n'umwanya kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza ibyo ari byo ariko nagira ngo nze kubaza ba Kasiyane hari ubundi abantu bahora bashishikarizwa gukora abantu bakajya mu makoperative natwe kuri radio tukagira ikiganiro cyitwa ngo kazi ni kazi umuntu kugira ngo nyine ahere kuri ka kantu gatoya hari abajya batubwira muri kazi ni kazi ati nahereye ku giceri ndangura imineke ndayicuruza ndazamuka ngera aha ngaha umuntu akibaza ibi bintu tuvuga ngo niba ngewe bashishikariza gukora ni nacyo leta yacishishikariza abantu ugahera kuri ubwo ubundi kugira ngo umuntu azajye kwandikisha nabyo turaza kureba kugira ngo umuntu ajye kwandikisha nuko kiba kigeze ku gaciro kangana iki n'amafaranga angana iki cyangwa se ikintu cyose kiba kigomba kwandikishwa Kasiye nawe tubwire muri Minicom mwebwe nk'abantu bashinzwe ubucuruzi
murakoze cyane mukama kandi reka mpere cyangwa ntangire mbashimira kuri ikiganiro nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze. Ikiganiro ni cyiza cyane urebye abo cyahuje n'insanganyamatsiko tuganiraho, ni ikintu cyiza nka Minisiteri ishinzwe ubucuruzi n'inganda, by'umwihariko noneho ku bijyanye n'iterambere ry'ubucuruzi. Mugenzi wanjye wabanje umuyobozi mukuru ushinzwe kwandika ibikorwa by'ubucuruzi muri RDB yabisobanuye neza. Ubundi uko amategeko abiteganya nuko buri muntu wese ugiye gutangira umwuga uwo ari wo wose ubyara inyungu agomba kugira gute kwiyandikisha. Ntabwo byareba ngo utangiranye kazi ni kazi kazazamo ryari kazi ni kazi. abona ahandi umuntu avuga ati ngewe mfite 5,000 ndashaka kugura agatebo k'ibijumba nkakajyana ku isoko nkakungukamo aya ngahe ejo nkasubiza gutyo ubwo nicyo nshaka kugira ngo nabyo muze kubidusubira. Yabivuze ngo umwuga w'ubucuruzi ni iki? Hari ubucuruzi bucuruza ibicuruzwa bisanzwe, aho ugenda ukarangura ukaza nawe ugacuruza ukavanamo inyungu. Ibyo bijyanye n'ubucuruzi busanzwe, ni ukuvuga nk'ako gatebo waruvuze. Nubwo wabwise agatebo ni ingano y'ubucuruzi bundi nuko batanze urugero rw'agatebo ubucuruzi agiye gutangira, nuko uvuga ngo uwo nawe aba agomba kubyandikisha. Gukora serivisi yabivuze, yaba ari ukora serivisi twakwita za consultance, wunganira abandi mu mategeko afite aho haca. Ni ukuvuga ngo buri serivisi ukora ba MTN Airtel bari abana tubona bicaye hariya bagomba kwandikisha ubucuruzi, bagomba kubyandikisha. Impamvu yigeze kubicamo mu magambo make cyangwa kubinyuramo. Inyungu zirimo kugira ngo byandikishe ni izihe? Niba ugiye ugashinga umutaka hariya ugakora, ukeneye kwagura bwa bucuruzi bwawe, hari gahunda zitandukanye leta yashyizeho zo gufasha bariya bantu kugira ngo bagure ubucuruzi bwabo. Avuga ngo bwagure kugira ngo bace muri hahandi abona izo serivisi zitandukanye zo kubwagura, nuko abafite ibintu biranga ko akora uwo mwuga. Kugira ngo babibonere nuko abanza kwandikisha ubwo bucuruzi. Dufashe uyu munsi muzi ko tumaze hafi umwaka tubanganye n'icyorezo cya corona. Hari ikigega cyashyizweho cya Economic Recovery Fund. Ikigega kigamije gufasha abantu mu kuzahura ubucuruzi bwazahajwe n'iki cyorezo. Hari ibyo asabwa kugira ngo abashe kubona amafaranga. Igihe atanditse rero biramugora, azagaragaza gute ko yahombye atanditse, atagaragaza n'imibare y'ukuntu ubwo bucuruzi bwe bukorwa. Icya kabiri, aho naringiye ku bya vuba, hari gahunda zitandukanye. Minisiteri y'ubucuruzi ku mipaka yacu hari ahantu mwabonye twashyize ibikorwa remezo bitandukanye bigamije guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Hari amasoko wagera Rubavu, isoko bahari, Karongi, Nyamasheke, Rusizi, Cyanika muri Burera rirahari, Rusumo muri Kirere muri Ruzura n'ahandi. Ni ukuvuga ngo bariya abantu bagiye muri aya masoko, minisiteri bakangurira kwibumbira hamwe. Niba adashoboye kwandikisha ubucuruzi bwe ko yabona buciriritse, basi ntibagire muri koperative. Niba muri koperative bazahabwa amahugurwa y'uko banoza wa mwuga w'ubucuruzi. Bazafashwa kuba baca mu bigo bitandukanye kugira ngo bongere ubucuruzi bwabo. Bigeze kuvuga BDF Minicom ushaka amafaranga ashyira no gufasha bari abantu bakora ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere. Kugira ngo ujyemo nuko uba wanditse, wanditse mufite koperative, wanditse ubucuruzi ku giti cyawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo ubukangurambaga nk'uko babivuze buca cyangwa bunyuzwa muri gahunda zitandukanye mu bigo bitandukanye bya leta, yaba ari ikigo gishinzwe iterambere ry'amakoperative, hari inzego z'ibanze nazo zikangurira abantu kwibumbira hamwe. Nigeze kuvuga urubyiruko, dufite minisiteri ifite urubyiruko mu nshingano. Muzi na gahunda yatangiye imaze igihe ijyana no guhanga umurimo. Baratangana nk'udukiriro. Muzi ko udukiriro tujyaho politiki y'udukiriro ko abantu bishyire hamwe
babashe kwiteza imbere bakore n'ibintu bya kinyamwuga nimba baza kuko urebe ko ibyo ukora wabinoza neza kugira ngo binoze urahabwa amahugurwa kugira ngo binoze urabona ibikoresho hari gahunda yo kubaha ibikoresho mu rwego rwa leasinga wifata nk'ideni ariko akazagenda yishyura kugeza abyegukanye. Minisiteri tubafasha ko tumije izo mashini hanze kuba yasonerwa umusoro. Ugiye mu gutunganya cyangwa kongera agaciro ibintu runaka azanye cyo twakwita raw materials asonerwa umusoro. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo bikunde kandi binakorwe neza nuko umuntu aba yanditse. Ni byinshi umuntu yabivugaho. Muri make uratwereka uburyo Minicom nka Minisiteri ishinzwe ubucuruzi n'inganda umurongo yagiye ifata, ariko twebwe tubivuga rero nk'ubu nubwo n'ahandi bihari, reka tujye mu mujyi wa Kigali niho tubona byinshi. Tubona abantu basuka imisatsi, tubona abantu basuka imisatsi, tubona abafundi, tubona abo nyine bacuruza agataro. Nubwo hari ingamba nyinshi zituma abo bantu bava muri ubwo bucuruzi bwo kwirirwa biruka mu muhanda, tubona abazunguza imyenda amazing, like cyane Mukama, kandi mbanza nshimire kino kiganiro n'abatumirwa bakirimo, kuko insanganyamatsiko mu by'ukuri ni insanganyamatsiko y'ingenzi ku mikorere ariko no ku iterambere ry'umuntu ku giti cye cyangwa se abari mu bikorwa by'ubucuruzi. Tugarutse rero ku mirimo itanditse, mu by'ukuri ubushakashatsi bwarakozwe kandi n'iyo urebye n'amaso mu by'ukuri urabibona. Hari abantu benshi bakora imirimo ibyara inyungu y'ubucuruzi ariko batanditse. Impamvu rero ni nyinshi, ariko hari izo bagiye bagaragaza kuba badasobanukiwe. Ikindi hari n'abanga kubikora ku bushake, yumva ati ibikorwa byanjye biramenyekana ariko n'ubundi biba bizwi, ariko ukabona mu by'ukuri hari imyumvire, iyo ni imyumvire nayo twakwita ikiri hasi, kuko inyungu nyinshi zigaragara mu kwandikisha ibikorwa by'ubucuruzi zavuzweho. Ariko nko mu mujyi wa Kigali hari indi mpamvu tubona abantu bajya mu bikorwa by'ubucuruzi mu by'ukuri ari ukubura uko bagira, cyane ibyo birazana iki cyiciro cyihariye cy'abazunguzayi. Wenda ndaba nk'urugero, mu 2015 iki kibazo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagitekerejeho, ndetse hanashyirwaho n'amabwiriza yemejwe n'inama njyanama agamije mu by'ukuri gufasha aba bazunguzayi gukora neza, ariko nanone mu buryo bwiza ndetse uburyo bwabateza imbere. Impamvu nyamukuru wenda reka ntindano ku bazunguzayi, hari ikibazo cy'isuku, isuku y'ibyo bakora, hakaba ikibazo cy'ubuziranenge, kuko buriya mujya mubibona cyane nko muri za gare, ahantu hagarara amamodoka usanga bari ahantu hari abantu benshi. Ufite icyo afite mu by'ukuri ababagurira ni gake umuntu areba ngo ibintu nguze bizarangira ryari, bizatakaza agaciro ryari. Hakaza muri ikibazo cy'ubuziranenge. Ikibazo cya gatatu ni umutekano cyane wabo, kuko uzasanga ari abantu baba babisikana n'amamodoka basimbuka mu mihanda. Uvuga ngo hari ibyago byinshi ku buzima bwabo, ariko nanone bakanabangamira n'urujya n'uruza mu buryo buba bwarateganijwe. Gusa rero ikindi kibazo cyitabwaho abuse abantu ni bande ku bijyanye n'ubushobozi n'imibereho. Byagaragaye ko rero ari abantu mu by'ukuri bakeneye gusindakizwa mu mikorere no mu mibereho, ndetse mu mabwiriza y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali anateganya ko hajyaho amasoko yihariye. Ugiye kutubwira ibyakozwe. Ibyakozwe rero hari amasoko yihariye, murayazi hariya nka Gisimenti, hari abantu bacuruza imbuto nziza za Nyabugogo, za Gisozi. Ubu dufite amasoko arenga 12 yubatswe,
hari ayubatswe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ariko hari n'abafatanyabikorwa tunashimira cyane bagiye bagaragaza ubushake bakagirana amasezerano n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bagafashwa mu by'ukuri kubaka ayo masoko ndetse bakanashyiramo abazunguzayi. Igihari rero mu by'ukuri tubona nk'ikibazo abantu bahura nacyo muri iki gikorwa cyangwa se iki kigega cyo kuzahura ubukungu, hari icyiciro mu by'ukuri cyagenewe twakwita abafite imishinga mitoya cyangwa iciriritse. Turebye nko muri PDF aho usanga mu byo umuntu agomba kuzuza kugira ngo abone amafaranga agera kuri miliyoni kugira ngo azahure ubukungu, nuko agomba kuba afite ipatante, icyemezo kimwemera ko kigaragaza ko acuruza. Iyo urebye mu mishinga yatanzwe hejuru ya 30% by'imishinga itaremewe nuko yabaga idafite iyo patante. So ni ukuvuga ngo icyo gikorwa ntabwo kizwi, kuko ipatante ni uburenganzira bwo gucuruza. Noneho ikindi gihari ni uko usanga hari n'abafite mu by'ukuri uburyo bagakwiye kuba babona uko bufasha, ariko kuba batagaragaza ubwo buryo mu by'ukuri bakozemo cyangwa se bagizweho ingaruka na Covid, ubwo biraza muri kwandikisha ibikorwa by'ubucuruzi ndetse no kuzuza ibisabwa, kuko hari abantu bafite imyumvire twavuga ko itari myiza, aho yumva ngo agomba gusora, ngomba gusoreshwa, leta iramenya ibyo nkora, ariko buriya umusoro ufite ukuntu wishyurwa, ufite n'utabashije kubona uburyo bwo kwishyuramo, wenda warahombye cyangwa se ntiwacuruje neza, amategeko agenda ateganya uburyo cy'umuntu anasonerwa. Si ngombwa ngo hari iyo myumvire rero mu by'ukuri bamwe mu bacuruzi bafite yo kumva ngo ngomba gusora, ko gusora mu by'ukuri ni uburyo umuturage agira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye, ariko nanone iyo bitakunze ku mpamvu zitandukanye hari uburyo uwo muntu asonerwa. Rero ngarutse rero kuri ubu bucuruzi cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi bitanditse mu mujyi wa Kigali birahari. No mu minsi ishize twanarebye, twakoze inama n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebere mu by'ukuri ikibazo hamwe cy'aba bantu bacuruza, cyane turebe impamvu nyamukuru iba yihishe inyuma, cyane muri babandi bajyamo ari gushaka gusa imibereho, avuga ati reka ngende nkuri igihumbi. Nanjye icyo nicyo nashaka kubaza, ko usanga ubucuruzi bwabo bufite hari amafaranga make, udufaranga dukeya, akavuga ati reka nshore 1000 nunguke 500. ubu muntu uzamushishikariza gute kwandikisha igikorwa cye cy'ubucuruzi kandi avuga ati ese ndacyandikisha ejo nimpomba nkakivamo ndaba nacyandikishije iki? Urakoze cyane. Ibyo buriya byanagaragaye mu bashyizwe muri aya masoko yubatswe yo gufasha abantu gucuriza ahantu hemewe, ndavuga kugabanya guca ibikorwa by'ubuzunguzayi. Hari benshi bavuyemo. Icyo rero byaduhaye umukoro wo kuvuga se ubundi abantu bose ni ngombwa ngo babe abacuruzi, aho usanga mu by'ukuri impamvu zituma wenda umuntu asa n'urimo aracuruza ariko mu by'ukuri atarimo acuruza kuko atari bwo buryo bwe bw'imikorere, kuko buriya dufite imbaraga cyangwa se ubushobozi butandukanye. Ashobora gucuruza, ashobora guhinga, ashobora kuba ndi umuririmbyi ariko ntabizi. Hari imirimo myinshi cyane yantunga mfitiye impano cyangwa se mfitiye ubushobozi. Icyo rero turimo turakora ni ukuvuga se aba bantu mu by'ukuri bose ntabwo ari ngombwa ngo babe abacuruzi, ariko harimo abacuruzi. Reka tugire uburyo bwiza bwo kubanza kubakorera ubujyanama, ufite ikindi kintu mu by'ukuri abantu babashe kwimenya mu bushobozi bafite, hanyuma umuntu ahabwa umurongo w'icyo yakora kimufasha mu by'ukuri gutera imbere ndetse no kuzagira impinduka mu mibereho myiza. Aho rero niho rimwe na rimwe tubafasha. Muzareba hari abakorera hamwe mu makoperative, mu by'ukuri avuga ati umuntu reka abanze ashyira ihungabana, kuko abenshi usanga ari ibibazo by'imibereho, ibibazo byo mu ngo, amakimbirane, ibibazo bitandukanye bituma umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kujya gukora iyo mirimo, kuba umuzunguzayi cyangwa se gushakisha cya gihumbi cy'imirire, ariko ugasanga mu by'ukuri umuganirije akabwira ati ngiye buriya ntabwo nacuruza,
hari ikintu nshoboye ariko nabuze uburyo ki nagikoraho. Ukabona rero hari ubwo buryo bwo gufatikanya, ubwo ndavuga JAF ni urugaga rw'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'umujyi wa Kigali, aho turimo turahuza imbaraga. Hari abafite ubushobozi ku bijyanye n'amafaranga, hari abafite ubushobozi ku bijyanye n'ubumenyi, hari abafite ubushobozi ku bijyanye na encadrement mu buryo butandukanye n'umujyi wa Kigali. Dufatikanye rero turebe ukuntu aba bantu mu by'ukuri umuntu ikibazo cye kimenyekane ku giti cye, hanyuma afashwe ku giti cye, noneho muri uko guhuza imbaraga abafite ubwo buryo bwo gucuruza bafashwe, ndetse tunabashikarize. Hari gahunda leta nyinshi yashyizeho mu by'ukuri umuntu ushaka gutangira ubucuruzi atangiriramo, hari nka VP Financial Services, ubona ko n'amafaranga makeya, igishoro gikeya, ariko umuntu ashobora gutangiraho. Kandi hari na serivisi zitanga ubufasha mu gukora imishinga binyuze muri serivisi yo muri RDB bita Business Development Advisors. Kuri buri mirenge barahari, aho uzana umushinga wawe bakawukwigira, ukajya muri sako bakaguha amafaranga. Ukabona rero ni uburyo bwo kubafasha mu by'ukuri umuntu ahabwa umwanya wo kwitekerezaho, hanyuma akora ikintu mu by'ukuri mu buryo burambye kizamuteza imbere. Mu bushakashatsi mwebwe mwabonye impamvu abantu batandikisha babwiye ko ari izihe? Urakoze Mukama. Impamvu nyamukuru ni impamvu nk'eshatu z'ingenzi zagaragaye. Abageze kuri 50% bavuze ko impamvu ari ugutinda kwa ibyiciro banyuramo kugira ngo bandikishe ubucuruzi bwabo. Aho ko umwanditsi mukuru yatubwiye ko bitamara n'amasaha 6. Nibyo ngira ngo turi buze kureba mu kujya gusoza. Usanga ingamba n'ibikorwa by'abayobozi barimo kutubwira hano birahari, iyo niyo dusomye turabibona bimeze neza, ariko bajya muri biriya bacuruzi bacu muri biriya bikorwa ugasanga abantu ni nkaho nta na kimwe bazi. Aho ngaho turagira ngo turaza gusaba wenda dukomeze ubushakashatsi nyuma tujye inama twese hakorwa iki, kuko abantu nabo bashaka gukora neza, bashaka gukira, ntabwo ni bazima, bazi ibyo bakora, banabirimo. Ingamba nazo zirahari, zirasobanutse, polisi amabwiriza arahari narasobanutse, ariko hagati yabyo byombi ugasanga harimo icyuho. Icyo kintu cyo gukwepa ntikirimo. Harimo gukwepa, ariko warutubwiye kimwe, waruvuze bitatu, utubwiye icyambere. Ubwiye cyuko bavuga ngo bashobora gukererwa. Icyo ni kimwe, kunyura mu nzira zo kujya kwandikisha. Icya kabiri, hari abataza amakuru bageze nabo kuri 28%. Uvuga bati ibyo ntabwo tukwandikisha iki se, ngewe ndakora ndunguka, nagira ngo ngiye ndandikisha kwanditse iki gikorwa ni cyane. Harimo ubona ikibazo cy'ubumenyi, ubona badasobanukiwe neza. Abandi ba gatatu nabavuga bati harimo imisoro, ku buryo no mu gukora ubushakashatsi iyo utisobanuye neza bakeka ko bavuga bati niba abantu muri Rwanda Revenue bari kuza bihishe muri baragira ngo kuvamo amakuru ushanga aho babwire, ugasanga banatinya nyine. Barabizi, hari ababizi ariko batinya mu by'ukuri kunyura muri izo nzira nyine. Rero reka twumve Bwana Richard, turacyari kumwe? Yego turacyari kumwe. Urumva aba bashakashatsi baravuga bati twasanze hari abavuga ngo bishobora gutinda igikorwa cyanjye cy'ubucuruzi kigatinda kubera ko nagiye kwandikisha. Mbese urabyumvise ibyo avuga? Mwebwe muri RDB hari abajya bababwira ayo makuru? Murakoze. Ngira ngo wenda twebwe kubera yuko abo duhura ari ababa nyine bamenye ko bikorwa, ngira ngo bafite n'amakuru abenshi igihe bimara, ariko hari ababa batazi mu by'ukuri koko igihe bimara. Ugasanga umuntu amaze kwandikisha, amaze kohereza ubusabe bwe akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, ugasanga akurikijeho kubaza ati se bizamara igihe kingana iki, nzaza gufata certificate cyangwa icyangombwa cyo kwiyandikisha ryari. Gusa navuga ko usanga ari bakeya, ariko nk'uko ngira ngo ni ntabwo nakurikiye neza izina, ariko agomba kuba ari Serafe wo muri Zamuka. Nk'uko bivuze, bigaragara yuko hakenewe gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu bamenye amakuru, kuko
igice avuze cy'abantu badafite n'amakuru y'uko bagomba kwandikisha kingana na 20% ni igice kinini. Abo ngabo batinya ko bishobora gutinda nabo icyumvikana nuko nta makuru bafite y'uko ari ibintu rwose bimara igihe gito cyane. Nkurikije n'ibyiciro byavuzwe ndabisanga ko ari abantu bari mu bacuruzi ku giti cyabo, bariya ni abantu rwose dosiye zabo navuga ko zidakunda wenda no kuba zanasubira n'inyuma, kuko hari dosiye ishobora gusubira inyuma kubera wenda ibidakoze neza, ariko nabwo abantu bakabigaragarizwa bakabikosora ibikorwa byabo bikandikwa. Ariko ziriya byiciro nta kintu kinini baba basabwa uretse kuba umuntu afite irangamuntu, afite nimero ya telefone na imeri. Byo birihuta, ntabwo bikunze no birihuta no kurusha n'ibindi. Nicyo nashaka kuvuga mu rwego rw'uko ari gakeya ubwo busabe bushobora gusubira inyuma hari ikintu wenda kitakozwe neza. Nkaba rero navuga nti nanjye nunze mu bya bagenzi banjye bambanjirije, biragaragara ko hakwiye kongerwamo imbaraga mu bukangurambaga. Nigira yuko ari ibintu twumvise twanditse kandi tuzareba ibikorwa byakorwa kugira ngo abantu barusheho kubimenya. Ariko kandi munyemereye nagira n'ikintu nsobanura ku bikorwa by'ubucuruzi ubwabyo, kuko nkurikije ingero zatanzwe z'ibyiciro byabajijwe, ngira ngo hari ni ngombwa ko binasobanuka neza kugira ngo wenda birusheho kumvikana. Buriya hari abafatwa nk'abakora ibikorwa by'ubucuruzi n'abandi bafatwa nk'abakorera abandi nk'abakozi. Niba narakurikiye neza mu ngero zatanzwe abantu babajijwe, harimo bavuze abadoda inkweto, bavuzemo abashumba baragirira abandi inka n'ibindi byiciro bitandukanye, ndumva numvisemo abasarura ibyayi n'ibindi. Buriya hari umuntu uwandikisha igikorwa cy'ubucuruzi niwo twafata nk'uwikorera, ariko ukorera undi we ntabwo abyandikisha kuko aba ari umukozi.